ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Duhagaze hano dushima Imana nge n'umuryango wanjye, uyu ni imfura yanjye, uyu no mukurikira n'uyu no mukurikira. Inyuma y'uriya muhungu hari abandi bahungu babiri nuko bataje. Duhagaze hano dushima Imana yaraturinze mu myaka yose itambutse, indindira abana irabakuza, ababaza ari bato barabazi, ariko ndashima Imana ko bamaze kuba inkumi n'abasore. Ndashima Imana nagiye mbona ukuboko kw'Imana ibihe bitambutse, narwaye indwara zikomeye mbona ukuboko kw'Imana. Mu minsi yashize bigeze bavuga ngo kuki tudatambutse ishimwe, ndibuka njya kwa muganga numva nikekaho kanseri. Ndangije nsanga umutambyi ndamubwira ngo nsengera, ariko nagiye kumureba ari uko mvuye kwa muganga bambwiye ngo ndwaye kanseri yo ku nkondo y'umura. Numvaga ndibwa, ariko kwa kuntu umuntu yumvamo ikimenyetso, ngiye kwa muganga barambwira ngo ni kanseri. Ndaza ndeba umutambyi ndamubwira ngo bansanzemo kanseri kandi nsengera. Arambwira ngo ukuboko kw'Imana kuri mu ruhande rwawe, humura. Bari bampaye randevu yo kuwa gatatu kugira ngo ngende bankorere ibyo bagombaga kunkorera. Ndaza aransengera ampa y'amazi, arambwira ngo genda uzabona Imana. Bampaye imiti ndayikoresha, nyuma y'icyumweru barambwira ngo uzagaruke ngo tugushyikirize abadogiteri baje bo muri Suwede. Icyo gihe nkiva kuri ibyo bitaro nagiye kumva numva urushyi rurankubise mu bitugu, numva ijwi rirambwiye ngo ntuzagaruka aha ngo ndagukijije. Mpita nikanga ndeba ku ruhande numva ubwoba. Ndangije ndagenda nca ahantu ku mukozi w'Imana, tugisenga tugishima Imana, arambwira ngo mbonye Imana igukuriraho uburwayi bukomeye nkuko umutambyi Imana yari yabimunyujijemo. Shimye Imana mpagaze aheraho mu gihugu cyo mu ijuru, mu mpera Imana ishimwe n'icyubahiro. Hagati aho rero irindi shimwe nyamukuru ndariha uyu mukobwa wa kabiri, nawe reka shima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye. Imana iduhane umugisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nanjye mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana nshima Imana. Imana yambereye byose. Imana yankoreye igitangaza gikomeye, hamwe wiheba ukabona se Mana wundi nibiki ndimo. Narasengaga nkumva amasengesho yanjye ntagera mu ijuru pe ntababeshye. Umunsi umwe ndavuga ati Imana ngiye gusenga amasengesho afite intego, kuko ibintu nkorera ntago ari byo, ndabizi ko nkunda ariko nyereka. Ubwo nari mfite ikizami gikomeye pe ariko ndavuga ati dore uko nigenje noneho akanjye kashobotse, iki kizami ndagishobora, reka dana ibyo byo reka tuwe kubitindaho, icyo nzi ko ntago nzakibasha. Negera umutambyi, nkimugeraho arambwira ataransengera, arambwira ati ko mbona ufite urugendo rwihuse, ko mbona ufite urugendo rw'umugisha, bimeze bite? Ati mutambyi ntago ibyo mbizi, cyonje hano nje ngo nsengere mfite ikizama ahubwo gikomeye. Ati hoya ikizami ntago gikomeye. Arambwira ati genda ufite urugendo rw'umugisha, genda uba umunyamugisha mwana wanjye. Ndagenda ndabambaye umunyamugisha, ndatsinze menya. Ndagenda nkora ikizami ndatsinda, ngira 96 mborane ngo nuzuze mbu wa mbere. Nkibu wa mbere ndaprayinga ibyo nashaka kwa prayingamo, icyumweru cya mbere kirashira. Noneho rero iyo uri kwihuta ubona n'ibintu byose biri kwihuta kandi nta na kimwe kihuze. Ndaprayinga icyumweru kirashira, ndangaho rero kambayeho nanone ubwo buranyica. Negera umutambyi ndamubwira ati mbabarira unsengere mfite ubwoba. Atari ko se shami mufite ubuhe bwoba? Ati nyamara ukeneye kwizera, genda ndabizi neza ko ufite urugendo rw'umugisha, nta nubwo hazashira icyumweru. Ndagenda ndabati Imana we bingirirweho.
ngiye kubona mbona call irampamagaye ni nyamahanga ihita imbwira ufite visa kira cyumweru ukeneye kwitegura ukaza ufite akazi kihutirwa kandi ufite gututangira n'ishuri mwabantu mwe nabati ni ukuri ko Imana iba mu mutambyi sinzi yari ariko ni Imana ikora ndashima Uwiteka Imana rero yabinkoreye noneho hari ukuntu ukekeranye ukavuga ati hari ukuntu Imana izanoshora akantu ikampa gatoya impe kanzinya ntacyo nzatwarirako nababeshye yampaye byose ibimpa birenze ibimpa byinshi neza nkuko nabisengeraga irenze uko nabisengeraga nkaba nshimye Uwiteka Imana ibibone ko nyishimye yaranshimishije na n'ubu ndacyaseka nkaba nifuza ko umutambyi amagambo atuvugiraho ni amagambo akomeye kandi niyo pengenda umuhamya wo kubihamya ndi hano afite Imana mutambyi nkuko wansengeye bikaba ariko hagati aho ngaho nanone nitukagende tutabanje guca imbere y'Imana ngo tunasezere aho twakuriye aho twarerewe mu rugo nta mwana ugenda adasezeye mutambyi ndagiye nzagenda umusibe ejo nifuzaga ko waza nkapfukama imbere y'Uwiteka Imana sinanwa ngo ngiye nsaba ibirenze ibyo unsabira ngiye bingirirwaho ndapfukama gusa unsengere maze nigendere nukuri pe ntago baza aho ugiye ariko ndagiye rwose ngiye mu Budage ngiye mu kazi ngiye kwiga byose Yesu nashimwe cyane Shamimu mukobwa mwiza rwose nubwo avuga ngo ntagira kwizera ahubwo agira kwizera kuko iyo Imana ivuze we arakira kandi agakomeza Yesu nashimwe cyane rero Imana yamugiriye neza yaje inshuro nyinshi bamutumye na za recommandation nazimuhaye rwose kubera ko Imana yari yavuze icyo Imana ivuga cyose ni ihame kandi Imana igira neza batagira shinge na rugero kura umuntu ahandi kamushyira ahandi wagiye mu Budage rero Shamimu agiye kwiga kandi agiye no gukora kandi nzi ko ni umugisha umuryango hawe Imana ibaho umugisha cyane maze ubuse rero egera hano wowe ugiye kugenda ati ndagiye pfukama hanyuma tugusengera Imana kandi Imana izakugirire neza kandi ikujyanye izakurinde uzagarukiye umugisha hano hantu amen urakoze urakarama Uwiteka umwami nyiribihe umwana muto data mwiza nzi ko agufite nk'Imana mbere ya byose kandi yakwiringiye kwizera wamukoreye ibirimo ikomeye kandi itangaje niwe wamumenye icyo ugomba kumukorera mu gihe nk'iki maze ugahaza kwifuza kwe kandi ukamugira ukomeye ndetse no kwifuzwa akaba umumaro uruhanga rwe turarusaba turarusengeye kugira ngo rusiga amavuta y'igikundiro n'igitinyiro mutsindira abazimu n'abadayimoni n'ababisha ibizamuturuka imbere byose uzabitsinde ahubwo umugabe imbere mushyirireho inzira nk'uko yabwiye Kuro kandi cyakora cyose kizamugisha ku buzima bwe ndetse n'abakomokaho n'abo bavukana bose ababera umugisha uzamufashe mu mashuri kandi n'akazi agiye gukora azagakore neza uzamwagurira imbago mugeze na kure hirya aho tutabona tudatekereza twibwira nk'abantu ahubwo wamugeneye kera kugira ngo azahakandagire urakoze ugeze neza umuryango uhira umugisha komeza kwigaragaza nk'Imana kandi tuzi neza yuko iyo tukwiragije utubera byose muri byose jyana nawe rero uhagurukane nawe kandi azabane n'abadage amahoro kandi azababera umugisha bamubera ubundi azagarukira hejuru mbaye izina ryawe avuga ngo Uwiteka byose bigenje neza nanjye ndishimye tugushimiye ku bwa byose rero wakoze tugukomeye amashyi tugukurira ubwatsi mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha cyane ngiyi ni essence ampaye karibira ngo nkomeze njye kumusengera Imana igumugisha cyane ishimwe ry'Imana ngira ngo baritanze hariya iri ni iryanjye twongera Imana amashyi menshi hanyuma wiri Karuta atambuka
iri shimwe ndikuyemo ibintu bitatu ngira ngo mbasangize. Icya mbere, Imana yacu ni Imana ikiriza no mu rupfu. Imana yamukije kanseri, ndagutangariza wowe uri hano ufite uburwayi runaka, nawe Imana yagukiza, agira kwizera gusa. Icya kabiri, Imana yacu ni Imana irera. Ndabwira ababyeyi bari hano bibazaga ngo abana bazakura gute, nabariya barakuze, Imana yacu irarera. Icya gatatu, ndabwira abanyeshuri muri hano mutinyuke mwa applying, Imana imuhaye kujya kwiga n'akazi, nawe yabigukorera mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Amina. Nanjye mpagaza nshima Imana, ariko reka ndirimba agatero kamwe k'indirimbo ubundi mpite nshima Imana. Haleluya, haleluya, Uwiteka Imana yacu mwami ibihe byose, mutanga bugingo uhoraho uduhora hafi, utanga umwuka ku bihumeka byose nta kiguzi, ukaturinda ibihe byose mu bibi ndetse no mu byiza, utanga ubuzima no ku magufa yumye, ugateraho imitsi ndetse n'inyama. Ese Mana mvuga iki, ndeka iki ko kugushima bindenze, urinda imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abakene, ukura mu mukungugu ukicazanya n'ibikomangoma, utoranya abaswa mu bisigo ukoze isoni abanyabwenge. Mana we mbega tawe nagushimira, nteka ibyo ukora birenga ubwenge bwanjye. Haleluya, shimwa dawe, shimwa dawe. Haleluya. Amen. Nubwo narinde gushima Imana, nubwo nakwicarira ubwo ishimwe ryanjye naritambukije, ariko reka mvuge no mu magambo makeya. Ndashima Imana ko muri uyu mwaka Imana yandinze, ngiye ngitangira umwaka ntago wambereye mwiza, kuko nahuye n'uburwayi mu kwezi kwa mbere ndarwara. Nari mvuye ku kazi ntwaye, ngeze ahantu numva biranze mu mutwe, numva ndacanganyikiwe, ndagenda ndahagarara, mpagaze ako kanya ntangira kuruka, ndaruka cyane hahandi nendaga no kuruka umutima. Ubwo ndataha, ngeze mu rugo birakomeza, nkomeza kuzagenda nduka, banjyana kwa muganga. Ngeze kwa muganga, kuko amazi yari yanshizemo, muganga ikintu yakoze yahise anshyiramo serumu. Ubwo nanjye ndasinzira, se n'imiko byagenze, banshyizemo serumu 5, ubundi ndakanguka. Nyuma nyine barakonsita, babona nta ndwara mfite, ndataha. Ariko byabaye nk'inshuro 3 nsubira kwa muganga. Icyo bankoraga nyine ni ukuma serumu, kuko babonaga ko amazi yari yanshizemo. Murabona ndi mutoya, ariko icyo gihe nari nararabye, nari mfite nk'ibiro nka 30. Haleluya. Ariko nyine ndashima Imana ko baramvuye. Noneho icyo gihe hari muri prive, barambwira ati ubu burwayi bwawe twebwe hano ntacyo twabukoraho, n'amafaranga yazagushiraho, ahubwo we jya muri leta baguhe transferi, niba ufite ubwishingizi noneho bagukurikirana. Njya muri centre de santé, bampa transferi ya Nyarugenge, ku bitaro bya Nyarugenge. Ndagenda, muganga arankonsirita, arambwira ati rero wowe reka tuguhe transferi yo kujya CHK. Ngiye CHK, dogiteri turabonana, hari ku itariki 20 z'ukwa kabiri, arankonsirita, ankonsirise, anshishamo, hari akuma bacishamo kareba mu gifu. Arambwira ati rero wowe turabona igifu cyawe bitasobanutse neza, turaguha rendez-vous uzaza ubonane na muganga bakubage. Ubwo rero ndashima Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga. Bampaye rendez-vous yo kuri 17 z'ukwezi kwa gatatu. Njyayo, ngiyeyo dogiteri arongera arakonsirita, arapima, aravuga ati rero urarya? Ndarya, tunubwo atari cyane ariko ndarya. Turanywa se? Ndanywa. Arambwira ati rero niba ibyo ngibyo bibasha kujyamo, ntago tukikubaze, turaguha indi rendez-vous yo ku itariki 18 z'ukwa 4, uzagaruke, nitubona bigikomeje wenda tuzakubaga. Haleluya. Ndashima Imana rero ko ku itariki 18 nasubiyeyo, dogiteri yongeye gupima, arareba, arambwira ati turabona igifu cyawe kimeze neza, nta n'ubundi burwayi ufite, itahire. Ubwo rero ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ariko muri ibyo byose njya kujya kwa muganga, hari umumama umwe wajya gukunda kumbwira ati ariko se wiri kurwaye kandi twaba dufite umushumba, wagiye ukabwira umushumba akagusengera.
ngewe rero kubera ko ntinya umushumba naravuga namutunguka imbere gute se nagenda mvuga ngo iki. Arambwira ati rero ibyo bintu bituma utagera ku mushumba nibyo baguterereje kugira ngo utamujyaho utishaka ukuntu wajyayo. Ndanabitinya, maze kubitinya ne waje ankura mu rugo aranzana. Ndashima Imana ko n'umuprotokole yashyikirije yamfashe icyo gihe bari muri semina yenda kurangira ari kuwa gatanu, nge nzajyaho kuwa mbere. Hanyuma protokole arambwira ati rero ntukajye kwa muganga batagusengeye. Icyo gihe hari n'abashyitsi ariko umushumba atari buboneke. Arambwira ati rero tugende uramutegereza, ntukajye kwa muganga batagusengeye agusengere. Ndashima Imana rero, shimira n'umubyeyi wacu ko ukuboko yankojejeho akansengera, ariko Imana yakoreye. Murumva nta binini nanyweye, ariko Imana yarankijije. Haleluya. Rero kubera ko Imana yankijije binyuze mu mushumba, n'uyu munsi ndagira ngo yongere azasengere n'udusigisigi twose twasigayemo tuvemo. Kandi ikindi sinzongere no guhagarara no nshima Imana ndi jyenyine. Imana ibahe umugisha. hari icyo yaravuze ntumvise nabazaga barashaka n'umugore. Ishimwe ryanjye rero narigeneye kugira ngo bazarishyire kuri iriya nyubako, nayo turayikeneye kugira ngo abana bacu tuzabyara mu gihe kiri imbere nabo bazajya bayigeraho. Tukaba tugusengera Imana, kandi Imana iguhe n'umugore, iguhe n'abana bazigire muri aya mashuri. Yesu nashimwe cyane. Kandi wasanga yarambagiza uyu munsi